Yo bimeze bite bantu banjye mbafitiye inkuru nziza uyu munsi muri M Shop cyangwa muri Musinga Shop tubafitiye amataburo meza amarupepa meza cyane agendanye n'igihe asa neza cyane so wowe icyo usabwa ni ukwandikira nimero kubona aho ngaho munsi then tukakugereza aho ushaka hose waba uri mu gihugu hose so ntucikanwe n'amahirwe rero. Ni ikihe kibazo mufite muri mwe gituma muvugira ndavuze ngo haguruka kujya gutunganya ibyo utagira vuba nta n'isoni oya ntago wakagombye kubigenza kuri aracyane ntabwo ngewe ari gutyo ndera. Karibu. Nzi neza. Kwa wabaye rwose byatangiye. Amasomo aragenda. Byanze nta n'ikintu. Zari n'ikintu wigeze umereza? Nese warampamagaye. Kanini niwe yigeze nzina. Ego mama, Mwaje munyerere nyine nirire nisho. Komanda. Aka kanya se uzanye inzara. Ubona abayimereye nana mukanwa n'ibintu uzanye inzara y'ikikere. Dore amafanta muri amazu mu kanya nimbabaza fanta mwandamuna n'ikintu gihari. Hora nanjye ahubwo mama najya kuza ubwo bijyanye kuko byakomeye. Kubera yandenga ari kunshaka. Kubera icyo ushaka guhita uryama. Ndahita ndyama kuko nese ubwo arambwira ngo natse cyarambwira amafaranga y'amanya yasize hehe ubwo namubwira ngo kandi ibintu byambaye habe nataye habe nariye amafaranga bisa nkaho ndashonga mu gihugu nateze iki n'ibanga umeze neza wanasize afite n'amafaranga sinabyibushye nyashi noneho ngaratora ndakagiye uyimereye gutya yego se none so kamana ngera mu cyuma ngende ukuntu bimeze ndaje gupanze banze nshakazi by'iwanjye ndebe umva njyewe nageze mu rugo umva nari mpakumbuye icyo akora yigusha ntabwo ubizi uriya mwana ukuntu yambabaje umva byihorere we ntabyo uzi ubwo se bambwira ko mu rugo bimeze bite umva njyewe nageze mu rugo nsanga ntabahari bose bagiye mu kazi mu rugo nitwara nuko mbigenza mana yanjye ariko mwana icyo ukora nari mpakumbuye mu rugo haba hari mu rugo mwana umuntu araryama ni matise atari buze gukomanga ku bigingo byagenze gutya ngo byagenze gutya ngo byuka ujye mu ishuri ngo byuka ngo ujye muri etide mama ngo byuka ugire ibiki ye nari mpakumbuye ko byaba bimeze kose akushahura akagoryi Steve yaguhamagaye ngarakubaza ikize mwa erega nabikubwira uriya mwana aragukunda mani uriya mwana aragukunda ewana ku rwego utabasha kumva ubu se nk'ubu nimero yawe yayikuye he ako shaho nawe urayinda kwera mba njyewe navuyeyo mukatire rwose byarangiye ubundi umwe mu bakobwa bari singo mu mujyi wa Kigali sha ntabwo wabyumva mani ngiye kari karandambiye umva we ntabyo ubuze ntabwo ushaka kuri telefone
noneho nakoze ntabwo ngushaka kuri telefone. muzima kwanza byo gukora ibyo nkora byose. Ikimenyimenyi gitumye nkubwira ko ntagushaka kuri telefone ni uko utazongera kuyibona. neza ubuzima noneho nakoze nyenyenye ntabwo ndi nyoko. ntabwo wari ubizi? ntabwo wari ubizi? tunaye wataka wa masaha nure yamara amasaha 6 turi kuri telefone. ibyo nkubwiye wabyumvise ntabwo wabyumvise? ntabwo ndi nyoko. amazina yanjye nitwa Sabrine. mfite umubyeyi umwe ariko kubera ibibazo by'ubuzima mama yanyohereje kwa mama wacu. nagiye nishimye nzi ngo ngiye kubaho neza ndangiza amashuri nk'abandi bana ndote inzozi nifuza mu buzima bwanjye, ariko mba mbona ahantu nari ndi naho ndi uyu munsi ntawo bihuriye, kuko ndi kumwe na mama nari nishimiye nseka muri ikintu cyose nisanzuye, ariko aho ndi wagira ngo ni muri gereza pe. ahantu ndi nta kintu na kimwe mbuze, icyo nifuza kurya cyose nicyo nambara nta na kimwe mbuze, ariko nta mahoro yo mu mutima mfite pe habe na gato. sinzi n'icyo nakora kugira ngo mbone amahoro, sinzi n'icyo nakora kugira ngo nishime, usibye Imana yonyine itabara. niyo yonyine yankura ahantu, niyo yonyine yashyira mu byishimo. usugira ngo akazi mwana akazi bisigaye ari insozi. mba nasize nanibagiye gufunga amashini kubera akazi kenshi. cyangwa se ndacyabona uko nzisinga bro. akazi kabaye insozi mwana, akazi kabaye insozi. madokima umuntu asigaye ararana nka noze ebyiri ntabone noze zo kujya kureba ibindi bindi akurikirana. abakobwa baratwanze shaho se. umva se ahubwo se bro wabaye ndetse gato ukora akazi k'abandi nkavanga amadokima sibese. papa turi kumwe papa, turazisinda ntari bihumura we mu minsi iri kuza papa, kuko akazi ni insozi. sawa akazi kabaye njyana ugenda kora iki. akazi ni insozi. uko asigaye atinda agasanga dokima zabaye nyinshi we. ntabwo nakubujije kwinjira udakomanze. mujye mugira disipurine, aha ni mu kazi ntabwo ari mu rugo. ntabwo bizongera. nari nje kukubwira ko nashyigiye mu rugo. okay ntacyo genda. ndi kumva na Benko yahageze, genda mumwiteho. yaje mwavuganye? twavuganye. mumwiteho murebe ko nta kindi kibazo afite, mumugaburire. yego okay. sawa. gusa ariko mu magara
Oui, allô? Yes. Mwaramutse neza. Yes, niho muri kuvugana. So, nuze zanyu rero, nuze zanyu zirimo zirava India. Muri mu minsi mike ziraba zibagezeho. Yeah. Imisoro nitwe nta kibazo, imisoro ibiki byose kwambuka byose ntimuzagire ikibazo. Tuzabikurikirana ariko ibindi ntimugireho ikibazo kabisa. Sawa, murakoze cyane. Telefone z'akazi. Kamuhagarari nazamfashe kuri ibintu byo mu Buhinde kubera ko byansaza. Bro, bimeze bite? Bimeze bite? Bimeze neza. Amakuru se? Ni meza. Biracamo? So nisanga yuko kiryamye. Simbona hakiri kare saa 5. Saa 5 kiryamye. Ufite gahunda yo kubyuka ryari se? Cyane umunaniro ushika mwana umuntu abakina nemvuye ku ishuri ejo bundi. Umva umuntu abakina nuko byagenda kose. Watetse se? Sawapi ntabwo nigeze neka kabisa. Ukuri. Ahubwo se ntabwo watetse. Allo? Allo? Mwaramutse neza. Tumeze neza, mwebwe mumeze mute? Turahari. Ariko ukoreshe uburyo umwete ku buryo saa sita zagera wahageze. Ni sawa nta kibazo. Noye ni njye uri buhasange. Aline. Murakoze. Ngewe mvuye mu kazi nje nzi ko watetse. Ese ubwo wagiye mu kazi kubera icyo utasize utetse mwana. Ibaze kweri. Ngewe nagiye nzi ko nsize umuntu. Murumva none zibaye saa 5 uracyaryamye kuri telefone. Ese ntaraza kuri ghetto yawe, ntaraza muri ghetto yawe ubundi wabagaho gute? Ntabwo wavaga ku kazi ukaza ukarya, waryaga iki? Narazaga nkarya. Ntakari natetse. Ese ko icyo utatetse ubundi? Narivuye ku kazi nkaza ngateka. Cyane cyo shaka. Nagusiza. Cyane rero Fisto nubwo mu rugo sinigeze nteka kabisa. Ubwo rero sinzi ko nuri bubigenze. Byibura muzateka umaze kubinyigisha njye nabyo. No se bro reka tubizanye kuri. Waje hano uzi ko uzabaho gute? Wowe nyose warubayeho gute? Ko wabona njye niko ngomba kubaho. Ukabaho ku buzima bwanjye to. Yego. Bro. Nubwo bitazoroha se. Ufite ariko njye ntabwo mbangamye. Oya bro, byuka ngabasi byukuye guteka. Ashana ntabwo byavamo Fisto genda uteke. Usundi ikibazo ufite ni iki? Ntabwo nzi guteka mwana. Ntabwo uzi guteka. Cyabyo kugiye guteka mwana ibyo ni biki? Ntabwo nzi guteka bro. Ibaze kweli. Shabura ariko ibyo ntabwo ari sawa. Ntabwo ari sawa kabisa. Ntangane mwana ntari. Oya. Genda uteka ahubwo fast. Oya bro mumubwira ibyo ntabwo ari sawa. Ntari ngere ndewe uryo ntakinywera amata. Azugurisire mwana. Naba serious. Ngaho nguriza 5 sasa. 5 sasa.
meze neza kwa kazindukiye nkora ni ibisanzwe ariko ntabwo umeze ute meze neza nanjye ibi ngibi kabisa ya raporo ntabwo urayisoza wesha ntabwo nari nabisoza nibyo ndimo cyari gusoma cya gitabo bibaze ko cyananiye ko kukirangiza watinze se nifite nuze nyinshi shaho waratinze cyane igihe wagifatiye Hano ni mu iteraniro uraza kuza ryari se ma hari umuntu muri bujye gusura nubwo uragera mu rugo bitinze oya nuko nagushakaga nyine mubaze nyine hari ibintu nagushakiraga ariko ubwo naza kubikubwira nongera mu rugo sawa none se ko mbona amasaha yakuze mpamvu ntabwo araza mu kazi oya ntabwo yari yaza mama ntabwo yari yaza mu kazi so none se Sabrina ntabwo araza mu kazi we oya ntabwo yari yaza afite umunaniro mwinshi uko bisa kose azazana nyuma y'iminsi ibiri kandi koko ejo hari akazi akazi kabaye kenshi Shwesha umupete wanjye azi ukuntu gahunda zimeze ari ivugira ryo kuri telefone ridashira Halo Bebe bimeze bite sa nawe uri guhinga byatare mba nagushatse nakubuza uri mu dukize sha nanjye irungo ryanyishe byataye nibereye mu rugo njyenyine akazi kabaye kenshi siko iyi raporo ko iri raporo uzi ko igufasha hafi iminsi ibiri yose umva iyi raporo rero ariko irabura igihe gito ni iminota hasigaye ibintu bikeya cyane na bya biboro bigomba kugenda wabishyizemo tugomba gusaba nabyo nabishyizemo so njyewe rero nta kibazo ubwo se nawe niba ari uko wansuye ko nanjye ndi mu rugo tukaba twiganirira ko ruzina nagukumbashije iminsi tutabonana narebe numara kwitegura narebe umbwire ngo location narebe cyangwa igushyire kuri WhatsApp sawa narebe ugura ahita umbwira narebe sawa baby love you sawa Sabrina naza kuza cyangwa igihe azazira nawe uzamwereka ya ntuza agomba kuzuza ugomba kureba ndabikora sawa urakoze Yo, baby, bimeze bite? Ntabwo ariko urahubwo urasanga umutara sheri ngo uragereranije fresh amakuru neza nari wowe umaze unyanga ahubwo ndaguhamagara ngasanga uri guhinga ndi guhiga se mpingana n'abandi byari abagabo ngira nese cyane nese meze gute mu rugo ba watuje umva nyine ni sawa meze neza ariko urasa nk'umuntu ufite bitotsi
njyewe mu maso usa nk'umuntu ufite itosi nawe gatari mbifite se wagira ngo mbaye bifite ko byagenda gute oya nakubaza gato ntabwo mfite mubaze nk'impamvu utasinzira naryamye yego gusa nari ngukumbuye nase kutanyakira nuko wakira umuntu uje kugusura oya ibyo ngibyo rega ni surprise w'inyicira ibintu byawe mfite ukuntu nabiteguye noneho ko twatuntu twawe se watujije hano ko mba nageze mu rugo atari nko ku ishuri mba nigirayo hano mba mfite umuntu ugomba kubikurikirana umukozi nese umukozi ntahari umukozi arahari ari kubitunganya nyabwirira amakuru nyine si amakuru sa mu rugo se mumeze neza shanda turaho nyine nabwo wumve ngo nje mbacitse nyine nicyo kintu nyine kigaragaza iyo umuntu akunda undi nyine yavuyemo ya mafaranga ahubwo irafuyemo ya mafaranga yego nta nakwakira utunyaka amafaranga kweli none se nyine urabebewe wowe nyine biraza mba kuzana ngomba kubikwibutsa kugira ngo byibuke utaza kubyibagirwa arasa hari byibuka se urabona nawe ndi hano mu rugo urumva ntabwo amafaranga kaze manze ndi mu ubu ni njye ugiye kwihangana se ntabwo nzi ko isi sinari maze kumuhamagara ariko ngatwika samamagara yose uri kumuhana ihangane n'umuntu tumurumva kiye kumujijisha ahita asubirayo dukomeze kandi twari dufitanye sibyo ntabwo ndi gutinya sibyo ihangane sibyo ndaje wowe utujije kuri gukomanga cyane mere nari nasinze ese mere ubona ko aryamye numvaga mfite ibitotsi mfite irungu nese mere kuyisuza umaze hafi iminota ingahe hano nyuma y'urugi nuko nari nsinze nese kuyisuza nese ya gahunda wari umbwiye ugiye birarangiye se nari ngiye nese nyura no kuri kampani ukareba no ku rugo dore amaze iminsi atajya burije kandi mba naniwe simire wajya utembera ukarahura n'amaguru oya ndananiwe ndashaka kuryama none se mere watsinda tukajya no gutembera natwe tujya no mu gasiporo tujya no mu gasiporo tuzayigemeje mu gitondo noneho niba ushaka kunkoresha siporo ndabyemeye n'amatiriningi narayaguze reka tujye gusana b'abaturanyi tujye tubyuka mu gitondo tujye muri siporo semere nta handi hano twajya ngo tujye kuba tugereye ko irungu ugiye kutwicira ahangaha mwari uzi ukuntu narambiwe basigira ahantu njyana ndashaka kuryama semere warebye ukuntu ndashaka kuryama ndumva nshaka kuruhuka no kuba ngumye hano semere ko hari umuntu uri umuturanyi yaragiye yaje ari kugushaka waze twari kumureba uwuhe hano hirya kwa Florida oya reka mbe mpamye hano mu rugo ndashaka kuguma mu rugo ibindi turabireba